Inshuti bakunze b'ijambo ry'Imana, uyu mwanya Imana yongeye kutwemerera kutuganiriza binyuze mu ijambo ryayo nk'uko bisanzwe tubikora, kandi iyo Imana iguhaye iryo rarika biba ari umugisha kuri wowe. Niyo mpamvu uba ukwiriye kwitaba uwo muhamagaro w'Imana igiye kugwita ingwino muganirize. Ikiganiro Imana igira abatuye isi n'ubugingo buhoraho, ni umunezero, kuko Imana iba hari icyo ishaka kudukorera binyuze mu ijambo ryayo, kandi ububasha buri muri iri jambo ni ijambo riremereye, kuko niryo yaremesheje isi. Ni rya rindi yabwiriye uwari umaze imyaka 38 afite ubumuga bwamaze kumushyiramo ubwihebe, riramubwira ngo byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Iryo jambo ni rya rindi Yesu Kristo yahamagaje Lazaro amaze iminsi mu gituro, maze riramuhagurutsa rimusubiza ubuzima, arongera asubizwa umuryango. Iryo jambo rirebere mu mbaraga zaryo, urirebere ramutse rigeze mu bugingo bwawe ryaguhindura. Uko guhinduka rero niko gutuma Imana iguhamagara kugira ngo uze ikugirire ikiganiro cy'uburyo umunyabyaha yahinduka umukiranutsi. Ndashaka kugira ngo nanone dushimire Imana amahirwe bayaduhaye yo kugira ngo umwanya nk'uyu natwe tuwutanze tubonemo umusaruro w'iby'ubugingo. Tugikomeje ibyigisho rero, ndagira ngo twongere dusabe Imana kugira ngo Mwuka Wera wayoboye abanditse ijambo rikomeye ry'ubugingo Imana ikaruduha w'Imana, twongere tuyisabe kugira ngo ikomereze umurimo wayo mu mitima yacu, n'igihe turibumbuye turibone ko ari Imana igiye kutuganiriza. Dushime Imana. Data wa twese, Imana yacu, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye. Reka natwe tuba abigishwa bawe nyakuri, utumenyeshe ukuri ko mu ijambo ryawe kuduhindura abana bawe nk'uko ubyifuza kuri twe, mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo isi yo mu minsi y'imperuka. Isi yo mu minsi y'imperuka. Iyo si yo mu minsi y'imperuka izaba imeze gute? Turashingira ikiganiro mu gitabo cya Ezira. Iyo ugiye mu gitabo cya Ezira igice cya mbere, niho ubona itangazo ry'umwami Kuro amenyesha Abayahudi bari baranyazwe na Nebukadinezari, akabasenyera umurwa mukuru, akatwara abantu ho abanyagano, akabageza i Babuloni. Igihe yarabagejeje rero, Nebukadinezari mu myumvire ye ntabwo yumvaga ko hari ubundi bushobozi bwamuvana ku bwami. Yari umutegetsi w'umunyagitugu warimburaga amahanga, kandi nta gihugu cyamugishaga impaka. Nta butabera bwashobora kumuhamagara ngo abwitabe ko yarengereye. Yakoraga icyo ashatse. Ariko nanone igihe yari atwaye Abayahudi, nanone yari ajyanye amahirwe mu gihugu cye yo kuzamuviramo intandaro kumenya Imana. Ubwami bwe rero igihe bwari burimo bugira ku iherezo, nk'uko tuzagenda tubibona cyangwa twagiye tunabivugaho kenshi muri Daniyeli igice cya mbere n'icya kabiri kuzamuka. Imana yashaka kugira ngo Nebukadinezari ayisobanukirwe, ariko binyuze mu mibabaro y'Abayahudi n'agahinda kenshi ko gukurwa mu gihugu cy'isezerano cyabo. Nebukadinezari rero iherezo ry'ibyagombaga kubaho, igihe ubwami bwa Babuloni bwari busimbuwe n'ubw'Abamedi n'Abaperesi, umwami Kuro niwe mu gice cya mbere tubona ko yategetse itegeko ribatura, riha umudendezo Abayahudi ngo basubire iwabo, kandi niyababwira ngo nibagende gusa,
ahubwo anabaha n'imitungo. Ndetse igice cya mbere, cya kabiri, cya gatatu tunabona yuko atababwiye ngo nimugende byonyine, yabasubije n'ibyo Nebukadinezari yari yaranyaze mu rusengero rw'i Yerusalemu, kandi abagenera n'imitungo yo kuzabafasha mu gikorwa cyo kubaka Yerusalemu, cyane ko yari yaramaze kumenya impamvu agiye ku bwami, ko atari impamvu isanzwe, yari impamvu Imana yamuhishuriye ko ari uzategeka abanyazwe na Babuloni gusubira iwabo, kandi ibyo akabikora nta kiguzi ahawe, akabikora kubw'ubushake. Ariko nanone igice cya kane ari nacyo tugiye kwibandaho cyane, cyo kiraduha amakuru adasanzwe, amakuru y'intambara, intambara zishingiye ku batarashakaga ko abataha babona gakondo yabo. Icyo ndagitindaho rwose. Igihe cyose uzaba utangiye kwifuza mu mutima wawe wose gushaka Imana n'umutima wawe wose, ariko iryo jambo gushaka Imana nanone hari abantu benshi barishyira ku mwanya wa mbere, aho kugira ngo Imana ibe ari iza kubashaka bwa mbere, bakavuga bati rwose turashaka Imana, ndetse na Bibiliya irabisobanura ngo muzashaka mu mbone nimunshaka n'umutima wanyu wose. Muvandimwe, ntabwo ubwonko bwawe bwangijwe n'icyaha bwashaka Imana ngo buyibone, ariko Imana iyo ikoze ku bwonko bw'umuntu, kuko Bibiliya itubwira ko Imana ariyo tangiriro ry'ibintu byose. Ubwo ariyo tangiriro ry'ibintu byose, uyemerere inabe n'iherezo ryabyo. Ni itangira ry'umurimo w'irema muri wowe. Imana niyo yahagurutsiza guhamagara Adamu, ntabwo Adamu ari we wahamagaye Imana. Kandi Bibiliya itubwira yuko Imana ari ikomanga, umuntu yakumva ku nomero ya kabiri agakingura. Iyo rero umugabane w'Imana uwushyize ku nomero ya kabiri, uba ugiye gushaka Imana bitari byo. Ahubwo reka Imana ibanze itangiza umurimo wayo muri wowe, kandi ntabwo yigeze yanga kubikora, ahubwo kwinangira, kutita ku muhamagaro wayo, nibyo biviramo abantu kuguma kudindira mu nzira, bakayoberwa impamvu ibyo bashaka batabigeraho. Tukimara kumva ayo magambo rero, niho turimo kubona yuko igihe cyose umuntu atangiye kumva mu mutima icyifuzo cyo kwanga icyaha no gukunda Imana, nibwo haboneka ibyo tugiye kubona mu gice cya kane cya Ezira. Habaye iki rero? Igice cya kane umurongo wa mbere aravuga ngo kugeza wa kabiri, bukeye abanzi b'Abayuda n'Ababenjamini bumvise yuko abavukiye mu bunyage bubakira Uwiteka Imana ya Isiraheli urusengero. Uyu murongo wa mbere urajyana abantu ku gutangiza igikorwa cyo kugera Yerusalemu no gutangira inyubako, ariko cyane ntabwo hatubwiye yuko babanje kubaka ibindi bidasanzwe, ahubwo urwango rukomeye rwari rushingiye ku kubaka urusengero. Kandi aho tugihari, uzirikane ko nawe Imana ishaka kukugira urusengero rwayo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo kandi bandemere ubuturo bwera nure hagati muri bo. Nimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uba muri mwe. Aba ngaba baratubwira ngo bukeye abanzi b'Abayuda n'Ababenjamini bumvise yuko abavukiye mu bunyage bubakira Uwiteka Imana ya Isiraheli urusengero. Umurongo wa kabiri avuga ngo bahera ko begera Zerubabeli n'abatware b'amazu ya basekuruza, baramubwira bati nimureke twubakane, kuko dushaka Imana yanyu nk'uko namwe muyishaka, kandi twayitambiraga ibitambo uhereye ku ngoma ya Esarihadoni umwami wa Shuri watuzamuye akatuzana hano.
ndagira ngo aya magambo muyumve. Hari ibintu bibiri abayuda bagiye kuzira. Icya mbere ni ukuva mu bunyagano, icya kabiri ni ukubakira Uwiteka inzu yo kubamo. Kandi Imana ntabwo yagombaga kunezezwa no kuba mu nsengero zubatswe n'amaboko y'abantu. Cyokora Imana yemera ko ahantu hatoranywa maze hagashyirwa urwibutso rw'isengero, maze abantu bakahurira bagahasengera Imana, ubwiza bw'Imana bubana n'abahasengera. Ariko nanone imitima y'abasenga iyo inyuranije n'ubushake bw'Imana, ntabwo Imana yahabwa icyubahiro n'urusengero gusa. Kuva Imana yarema Adamu na Eva, yanezezwaga no guhabwa icyubahiro n'ibiremwa byayo, ibiremwa muntu. None ibyo bintu bibiri nibitangira kuvuka mu mutima wawe, uzamenye ko abanzi b'abayuda bazahaguruka. Baje gukora iki rero? Bazanywe n'ibintu bibiri. Icya mbere, uburyarya bwihishe mu mvugo babwiye Zerubabeli. Iya mbere bati, nimutwemerera tuzafatanya namwe kubakira Uwiteka inzu. Kandi mu mateka twajyaga natwe dutambirira Imana ibitambo. Icyo gihe Zerubabeli n'abayobozi bari kumwe nabo, iyo baza kuba badafite ubunararibonye mu ijambo ry'Imana, bari kugira ngo iby'aba bantu bavuze nibyo. Bari kugira ngo koko bafite umugambi mwiza wo kwifatanya nabo mu kubaka urusengero. Ariko ntabwo ariko byagenze. Ndagira ngo tuhumvikane neza. Igihe Umwuka Wera ukanguye umutima wawe, kandi uwo Mwuka Wera ushobora kukugeraho binyuze mu nzira zitandukanye. Ushobora kugeraho binyuze mu byanditswe byera wifitiye iwawe mu rugo. Bishobora kukugeraho binyuze ku kibwirizwa umuntu cyangwa abantu baba barakubwirije. Bishobora kukugeraho binyuze mu ijwi ryongorera ry'umutima rihamagara umutima ariko bucece. Bishobora kukugeraho binyuze mu mibereho y'abana b'Imana, uko ubitegereza ukabona bafite imibereho itandukanye n'iy'abandi. Ariko uburyo bwose Imana yakoresha ibigendere kurarika umutima wawe. Ndetse iyo amahirwe y'irarika ry'Imana mu buryo bworoshye atakiriwe, Imana ishobora kwemera ko urarikirwa no mu gisa n'ibyago n'amakuba. Uyu munsi isi yose yamaze kubura igisubizo. Ariko muri ibi byago, mu by'abantu tubona ko ari ibyago bikomeye, hari imitima myinshi yari yarananiwe kumva Imana, kumva ijwi ry'Imana binyuze mu mudendezo no mu materaniro, ndetse rimwe na rimwe abantu batari bakibona n'umwanya wo kujyaho batanga impamvu z'imirimo. Uyu munsi bakaba bicaye hamwe, ikigaragara ko ari ibyago ku isi kigahinduka amahirwe kuri uwo muntu. Ubwo buryo nabwo Imana irabukoresha. Hari abantu benshi banga kwemera ijwi ry'Imana ribavugisha mu buryo butuje, bari mu byabo, barya banezerewe, bajya mu birori, ariko byaba ngombwa ko bashyirwa mu nzu z'imbohe ku mpamvu imwe cyangwa iyindi. Bahagera batuza mu mutwe, Imana ikabaganiriza bigakunda. Aha rero, igihe iryo hamagara rizaba rigeze ku mutima wawe, umenye ko uriya murongo wa mbere twasomye, abanzi b'abayuda barahaguruka. Kandi bashobora kwihisha mu bukirisito cyangwa mu bo wita bene so, bakakwegera nk'abavugizi b'ingoma y'Imana, ariko bakaza kurogoya ijwi ry'Imana ryaguhamagaye, ukisanga mu nyigisho z'ibinyoma. Kandi igihe cyose Imana ihagurukije ivugurura mu bwoko bwayo, ikinyoma cya Satani nikijya kibura, kandi nacyo cyihisha mu materaniro, cyihisha mu matsinda y'abasenga, gishobora kwihisha no mu bakugiriye neza. Niyo mpamvu Imana imaze gushyira Adamu na Eva ku isi, Satani yarahagurutse nawe, kandi ahaguruka yifashisha ibyo Imana yavuze. None nawe rero mu ivugurura ryose ujye witega ko abanzi b'abayuda bahaguruka. Hano rero
Zerubabeli amaze kumva icyo aba bantu bababwiye ku murongo wa 3, ariko Zerubabeli na Yoshua n'abandi batware b'amazu y'abasekuruza b'Abisirayeli barabasubiza bati, ntacyo duhuriyeho cyatuma mwubakira Imana yacu inzu, ahubwo nitwe ubwacu tuzubakira Uwiteka Imana ya Isirayeli nk'uko Kuro umwami w'Ubuperesi yadutegetse. Barebye kure. Aho barebeye kure niho nifuza ko ayo mahirwe nawe wayagira, kandi ntabwo Imana yayakwima igihe wemera guca bugufi Imana igakubera umwigisha mukuru. Barababwira bati, oya, ntabwo turi bwemere ko mudufasha kubaka. Kubera iki? Bangiye abo muri icyo gihugu basanze kandi bemereye inkunga za Kuro. Kuro nta wundi mugambi yari afite, ahubwo Kuro yari mu ijambo ry'Imana, kuko icyo Kuro yari akoze cyari cyaranditswe. Yesaya 45 yari yarabivuze ati, mpagurukije Kuro gukiranuka. Kuro yagombaga gusohoza umurimo w'Imana kandi yawukoze mu buryo bukiranutse. Niyo mpamvu abandi bo bari bafite igikorwa cyiza, ariko impamvu ari mbi. Abantu bashobora kuzakwegera batari barakwegereye mbere hose, bamaze kubona yuko utangiye kugira umutima usobanuza iby'agakiza. Mwene abo bantu niho baza. Aba banyagano bataratahuka Yerusalemu, ntabwo aba bantu bari baragaragaye. Niyo mpamvu igihe umuntu atangiye kugira umutima wo kuva mu bunyage, kandi aba bari baravukiye mu bunyage kuko Abayuda bagombaga kumara imyaka 70 i Babuloni, niko ubuhanuzi bwabisabaga. Ariko igihe gikwiriye gisohoye, Imana yagendereye Abisirayeli mu Egiputa, igenderera Abayuda i Babuloni. Kandi ndagira ngo ahantu humve neza kuki urugendo rw'ubwoko bw'Imana rutangirira ahantu hatari heza. Abisirayeli batangira urugendo rwabo mu Misiri, mu Egiputa, kandi babanje kuhamara imyaka irenga 400 bari mu bubata. Igihe kigeze, Imana igendera ubwoko bwayo ibuvanayo, batangira urugendo. Kuki Nebukadinezari yanyaze Abayuda, nanone ngo bazongere bagiraho batangira urugendo basubira i Yerusalemu. Ibyo biratubwira ngo ntabwo umunyabyaha avukira mu gukiranuka, amateka yacu tuvukira mu cyaha. Ubishaka utabishaka, bitewe nuko wakwibeshya ngo ubwo navukiye mu muryango w'Abakristo, nkaba ndi umwe mu bagize umuryango w'itorero, ubwo nta rundi rugendo nsabwa gutangira. Oya, hari urugendo wagize rwo kugenda uza mu itorero cyangwa se uhavukira, ariko hari urugendo Imana itangiza rw'Umwuka Wera mu mutima. Urwo rero nirwo Satani ahagurukira, kuko ababona ko abo yitagabe bagiye kugarukira umwungeri w'ubugingo, kandi icyo gihe urwango ruravuka. Niyo mpamvu iyo ugiye mu Itangiriro 3:15, isezerano ry'iteka ryose rihari, ni isezerano ritangaje, kandi ni isezerano rya buri wese wacumuriye muri Adamu. Nzashyira urwangano hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe, nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Aho hatwereka yuko iyo Umwuka Wera yinjiye mu mutima w'umuntu, Satani avukisha urwango rukomeye. Ariko urwango azavukisha uko rwaba rungana kose, dupfa kuba twahamagawe n'Imana, natwe tukemera uwo muhamagaro. Iyo abayobozi b'Abisirayeli bemera ubwo bufasha, bari kuba bakinguriye gusenga ibigirwamana. Iyo Zerubabeli na Yoshua bemera za nama z'abanzi b'Abayuda, maze bakazakira bati, nimuze mudufashe koko, babandi bari bihishanye ibigirwamana bari kuba babonye ijambo mu Bayuda, kandi ntibari kuba bakibakuyemo. Basobanukiwe n'uburiganya bw'Abasamariya, babonye ko ubufasha bari kubona bifatanyije n'abo bantu bwari kuba ari ubusa ugereranije n'imigisha bari guhabwa bakurikije amategeko ya Yehova yose nk'uko yari yaratanzwe. Abahanuzi n'Abami, igitabo cy'icyongereza ku ipaje 568 niho ayo magambo twayabonaga.
imana iyo ibwiye abana bayo ngo nimukore, imana bateguye amasezerano n'imigisha bihagije. iyo hajemo inkunga z'abantu, abantu bakurikira za nkunga batanze maze bakaba barogoye umurimo w'Imana ariko mu buryo bw'ubuhanga. Niyo mpamvu dukwiye gushimira Imana yuko yadushyize mu itorero ryayo, ariko by'umwihariko itorero ryabikijwe byavuzwe n'Imana. Iri jambo munyemerere tujye turikoresha kenshi, kandi igihe turikoresha ntabwo dukwiye kugira ipfunwe. Hari abantu bajya bagira ipfunwe iyo babonye mu itorero hari ibintu bitagenda neza. Ibyo birekera Imana, kuko n'igihe Abisirayeli bari bavuye mu Egiputa hari ikivange cy'amahanga cyasohokanye nabo, kandi icyo kivange cyari kiyobowe na Satani kugira ngo umurimo w'Imana udindirire mu nzira. None rero ntugacike intege, kuko mu byigisho Yesu yigisha akiri ku isi yerekanye umurima umwe umuntu yaje abiyamo imbuto nziza, ariko umwanzi nawe araza abiyamo imbuto mbi. Kandi Imana yaremye Adamu atunganye, umwanzi araza biba urukungu mu mutima w'umuntu. Ese wowe urinde uvuga ngo mu itorero hari ibibi birengeje ibyo warikoreyemo cyangwa urikoreramo? Dukwiye gukenera guca bugufi cyane. Kandi ntabwo Nowa yashoboraga kugaya inyamaswa binjiranye mu nkuge ngo zifite umwanda. Nta handi yari kubona ajya ngo akirire uretse aho ngaho Imana yamubwiye ngo injirana mu nkuge n'abawe. Aho rero nawe nicyo ukwiye kubanza ugasobanukirwa ko Imana urukundi gukundi ikaba yararitse umutima wawe, irashaka kukunyuza amayo mahirwe nanone ikagera ku mitima y'abandi mu bana. None rero aba bantu baraje bati ku kijyanye no gutambira Uwiteka ibitambo natwe turabikora, kandi dufite n'imitungo dushobora kubaha inyubako ikazamuka neza. Ariko siko byagenze. Abarezi ntibacitse intege, bakomeje umurimo kugira ngo babonye babayobozi b'Abayuda batemeye inama zabo, noneho ingeso yari barimo yaravutse irakura, bategura inzira yo kurega. Iyo ugiye ku murongo wa 12 muri Ezira, Nyagasani umenye yuko b'Abayuda bavuye aho uri bakaza bakadusanga Yerusalemu, ubu ngubu barubaka umudugudu mubi w'igomero, kandi dore bujuje inkike, bamaze gusana urufatiro. Ariko iyaha nge mageze ndavuga ngo iyaba ibyo bari babareze, iyaba ibyo baturegaga byari ibi. Icyambere, umudugudu nubwo bawushinje ibyo udakora, bo baravuga bati abantu bavuye aho ngaho i Babuloni bakadusanga ino i Yerusalemu, kandi Yerusalemu Nebukadinezari yanyaze Abayuda aya mahanga adahari, ahubwo yabonye Babuloni banyaze batekereza ko aho hantu hadafite uzahagaruka barahigarurira, ariko hari hafite beneho. Aha rero igihe abanyagano bari batahutse basanze Abasamariya barahashyize ibikorwa bikomeye cyane, havuka ikibazo cyo kwibaza ngo ibi bikorwa byacu baba bazabitwara bizagenda gute? Niko gutegura ibirego by'ibinyoma. Bati dore ba bantu baje barimo barubaka umudugudu w'ubugome, umudugudu w'igomero. Ariko ntabwo ari umudugudu w'igomero, bari barimo bubaka igihugu cy'isezerano. Ntabwo bari bafite umugambi wo kugira ubutegetsi bw'isi bagomera, ariko kugira ngo ibirego byabo byemerwe bavuze ko bubaka umudugudu w'igomero. Ndetse baranavuga bati n'inkike dore zirimo ziruzura. Mbese umurimo w'inkike ni uwuhe? Ni ukugira ngo ibisimba, ibiteye ubwoba nibyegera urugo rwawe bitaragera ku nzu bisange hari igikuta cy'urugo. Mu bugingo bwawe harimo inkuta zamaze kuzura zikumira ibibi kwinjirana mu mutima. Nimba zitaruzura nta mpamvu yo kugira ngo baboneke abakureka. Aba barezwe yuko bubaka i Yerusalemu,
kandi umudugudu wubaka ukaba ari umudugudu ukomeye, ndetse banavuga bati n'inkike dore urufatiro rwazo rwamaze kugerwaho. Icyo nicyo cyari ikirego. Umurongo wa 13, none Nyagasani umenye yuko uwo mudugudu niwubakwa inkike zawo zikuzura, ntibazatanga umusoro cyangwa ihoro cyangwa ikoro, nuko iherezo ryabyo abami bazatubirwa. Ngiki kirego gikomeye kindi bareze. Impamvu ya mbere nuko ari abanyagano kandi bakaba barimo bubakira Imana urusengero. Iya kabiri, umudugudu n'inkike nibabyuzuza abami bazatubirwa, kuko bishoboka yuko bazigomeka kuko babonye gakondo nibatanga umusoro. Umva ibyo birego. Ariko ntabwo abana b'Imana bari ku isi ngo baba abantu banyuranya n'ubushake bwa leta igihe ubutegetsi buyobora abantu butanyuranije na Bibiliya. Ariko nubwo abana b'Imana bakuzuza ibisabwa byose, abarezi bo ntabwo bajya bita ku byiza bikorwa. Icyo ni ikirego kitari icya mbere. Ntabwo bigeze buzuza ngo babikore bababwire bati dore ba bantu bamaze kuzuza batangiye kugoma. Oya, babiketse bitaraba, abandi bibereye ku murimo. Bataba abantu nibuzuza bizagorana kubayobora. Icyo kirego ntabwo cyabageraho kitabanje kugera ku mwungeri mukuru. Iyo ugiye muri Luka 23:1-2, Abayuda nabo barebye ikirego barega Yesu gisa n'icyo bari Abayuda barezwe barakibona. Nuko umurongo wa 1 bose barahaguruka bamujyana kwa Pilato, batangira kumurega bati uyu twamubonye agandisha ubwoko bwacu, ababuza guha Kayizari umusoro, avuga ko kandi ari Kristo umwami. Icyo ni ikirego kihora kigaruka. Isi yo mu minsi y'imperuka izaba yiganjemo abantu barega rwose, baba bafite impamvu ifatika baba batayifite, ariko abarezi ubitege. Ariko nanone uzirinde gucibwa intege n'ibirego abantu bakureze ku bandi. Ikirego uzatinya nicyo mu mutima wawe ukurega ibyaha wibitsemo wanze kurekura. Icyo cyo ntabwo Imana izakirengagiza. Yagitangiye igitambo, igitangira Mwuka Wera, kugira ngo uku gukiranirwa kw'Imana kumvikane mu mutima wawe. Igihe rero wirengagije uko kuri gutsinda umutima kugahindura umunyabyaha, ukakwirengagiza ukagira ingeso wikundaho, icyaha kimwe kiticujijwe kirahagije gufunga amarembo y'ijuru. None rero ikirego cy'umutima cyo kirakomeye, kuko abantu bashobora no gutanga za ruswa. Hari abahanga babishoboye mu bategetsi bazimenyereye kuzirya nubwo zitemerwa n'itegeko ry'ibihugu, ariko bazirya nabo ntabwo bashize ku isi. Ndagira ngo ubwire ko ntabwo umutimanama wawe ushobora guhabwa ruswa ngo wo nguceceke ikosa wakoze. Cyo ntabwo gishoboka. Aba bagiye kurega Yesu, ndagira ngo ubwire yuko bamureze barabanje kumubaza ikibazo kibaza ngo Luka 20:22, mbese amategeko yemera ko duha Kayizari umusoro cyangwa ntiyemera? Bari barabibajije banabibonera igisubizo kivuga ngo umurongo wa 25 arababwira ati nuko rero ibya Kayizari mubihe Kayizari, iby'Imana mubihe Imana. Nshuti bavandimwe, abana b'Imana aho bari bumvira Imana yo mu ijuru kandi bagandukira n'ubutegetsi bwo kwisi. Ariko nanone Satani umurezi w'imitima, nubwo waba wuzuza ibisabwa, Satani afite urwangwa kwanga yibitsemo imbere, atereka abantu yuko atishimira aho igitambo cya Yesu kigeze. Hano rero ndahatinda cyane, kuko Satani ntabwo yita ku byiza abantu bakoze. Aratubwira amagambo akomeye ngo abashyigikiye ukuri abantu benshi batazi bakwiriye kumenya ko bazarwanywa ku mugaragaro. Abo banzi bajya kugira ubukana bwinshi,
ariko ntacyo batwaye cyane ugereranije n'abanzi bavuga ko bakorera Imana ariko mu mitima ari abakozi ba Satani. Iyo bagaragaza ko bafatanya n'abandi umurimo w'Imana, abenshi baba bafitanye umushyikirano n'abanzi b'Imana, kandi iyo hagize uko imigambi yabo iburizwamo, bashaka uko bakwiyegereza abanzi b'ukuri maze bakabereka imigambi yose y'abagaragu b'Imana na gahunda z'umurimo wayo. Ni muri ubwo buryo abo bantu bagenzwa na tubiri babeshya ko bakorera Imana kandi bakajya ku rundi ruhande rw'umwanzi bakamukorera bakurikije ibyifuzo byabo. Reka ngire icyo ngaruka kuri umurongo. Umurinzi wo majyepfo Gicurasi, niho aya magambo tuyabona mu 904 niho yanditswe. Ariko reba nawe kugira ngo abantu bari mu murimo bafite n'ishyaka rwose ry'umurimo, ariko babe bafite n'ibanga bya Satani ndetse rimwe na rimwe no mu itoro ry'Imana. Abo ntabwo uzigera bibabonaho inyuma, bashobora no kubwiriza rwose abantu bagafashwa, ariko muri b'imbere bafite uburyo bashyikirana n'abarwanya umurimo. Kandi umwanditsi atubwiye ngo abo ngabo iyo ibyabo bishatse kumenyekana bahita bagenda bakajya kurega abari mu murimo ndetse bakanababwira imigambi y'umurimo barimo bategura. Bavandimwe nshuti, reka tugire Imana icyizere kuko yatangije umurimo izawurangiza, kandi ntabwo Imana iyobewe yuko abo barezi bariho, ariko ifite ubwoko bwayo buhagaze mu byanditswe byera. Inshuro nyinshi bibasha gusa naho Uwiteka yibagiwe akaga itoro rye ririmo ndetse n'ibikomere riterwa n'abanzi baryo, nyamara Imana ntiyibagiwe. Ntacyo na kimwe muri iyi si izirikana ku mutima wayo nk'itorero ryayo. Ntabwo ari ubushake bwayo ko amategeko y'isi yakwanduza amategeko y'itorero. Ntabwo Imana yigera isiga ubwoko bwayo ngo butsindwe n'ibishuko bya Satani. Imana izahana abantu bayigaragarira nabi, ariko izagirira imbabazi abantu bose bihana babikuye ku mutima. Abamutabaza ngo abahe imbaraga zo gukuza imico ya gikristo, azabaha ubufasha bakeneye bwose. Abahanuzi n'Abami, paje 331. Imana izi kwabo barwanya umurimo bahari, ndetse Satani yigeze yakora umurimo nk'uyu ku gihe cy'abise bageze i Kanani. Begereye Yosuwa baramubwira batumva, duturutse kure cyane, urugendo rurerure rwatuvunnye. Muri Yosuwa igice cya 9 uzabona icyo gitekerezo uzacyumva. Abagibewoni, urugendo rwatugoye, ariko twumvise kwamamara kw'izina ry'Imana yanyu, none turaje ngo dufatanye namwe kuyisenga. Dore imyenda yadusaziyeho, dore imitsima twateguye duhaguruka yaragwengeye. Nuko Yosuwa niyareba nka Zerubabeli, nuko agirana amasezerano n'abo bana binjiza mu Isiraheli, bonona ishyanga ry'abise bari bageze mu gihugu cy'isezerano. Muvandimwe nshuti, ntacyo twe dufite cyo gukora, kuko na Petero n'abigishwa bashatse kurandura urukungu. Yesu arababwira ati nimuhave, uwo ntabwo ari umurimo wanyu. Mwebwe nimube mu byanditswe byera, mubane na Mwuka Wera. Igihe cyo kubyikorera kiri mu biganza by'Uwiteka, ariko ntabwo Imana izaharika itoro ryayo ku isi. Erega nicyo kigega kibitsi byayo. Ibyanditswe igice cya 12:10 haratubwira ngo numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti, noneho agakiza karasohoye, gasohoranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data ajugunywe mu isi wahoraga barega ku manywa n'ijoro imbere y'Imana yacu. Uyu munsi na Satani ubwe ikirego cye ntabwo kigishobora kupfa kwakirwa mu ijuru, kuko nta bushobozi gifite mu ijuru kandi nta n'ubasha gifite kuri Yesu Kristo. Icyo ashoboye gukora gusa ni ukuzana ba Yuda mu itorero, ni ukuzana ba Ananiya na Safira, ni ukugenda agategura ba Simoni bakaza bakegera Petero bati, ko dufite imitungo waduhaye ku mwuka utuma ukora ibitangaza natwe tukabikora. Ariko Petero ati oya,
pfana ifeza zawe. Hakenewe abagabo n'abagore bafite mwuka wera, bashyize Imana nyambere mu bugingo bwabo, banga icyaha kandi bakakirwanyiriza mu mitima yabo, ndetse bakifuza ko n'abagenzi babo bacika ku ngeso mbi, maze Imana igasoza umurimo wayo mu bwoko bwayo. Satani ubwo ari umurezi rero, wimufasha umurimo muvandimwe, winezezwa no guca intege abari mu murimo, kandi n'ubundi umurimo uzarangira. Icyama ukarangira nawe ugizemo uruhare, ariko ukanawukorana ubugingo ubuzima. Abahanuzi n'Abami paje 299. Satani azi ko abantu basaba Imana imbabazi no kugirirwa ubuntu bazabibona, niyo mpamvu ashyira imbere yabo ibyaha byabo kugira ngo abace intege. Ahora iteka ashaka akito ko kurega abagerageza kumvira Imana, ndetse n'umurimo wabo uhebuje kandi wemewe rwose ashaka ko ugaragara ko wanduye, akoresheje amayeri atabarika ndetse n'ubugome bwihishe cyane kandi bukabije, aharanira ko bacirwaho iteka. Bavandimwe nshuti, izi ni intambara abari bavuye mu bunyage bashaka kubaka inzu y'Uwiteka bahuye nazo, ubishaka utabishaka. Uru ni urugendo rw'abava mu bunyage, uru ni urugendo rw'abiteguye gutaha, kandi igihe itorero riri ku rugabano rw'isi horaho, ibi byo biziyongera rwose. Ariko ikintu gitangaje, uyu murongo witeho muri Ezira igice cya 4 umurongo wa 14, hari abantu batatashye. Abo bantu batatashye ntabwo biri twereka ko babigayiwe, ahubwo haravuga ngo none rero, uwo ni kuri bitangaza, none rero kuko dutunzwe n'ibwami. Reka tubanze twumva amagambo neza. Aya magambo tuyasubiremo tuyitondeye. Abantu bose nubwo baba baratashye cyangwa hari n'abasigaye, ariko aba barezi bo hari ikintu bavuze kidasanzwe. Icyo kintu bavuze kidasanzwe ndagira ngo tukiteho cyane. Bakoze iki? Igice cya 14. None rero kuko dutunzwe n'ibwami, nutube twabona umwami asuzugurwa, nicyo gitumye dutuma ku mwami tubimumenyesha. Aba bantu reka baba barezi b'Abayuda ntabwo bari bafite ubuzima biyubatseho bwabo bwatuma bahagarara mu kuri. Baravuga bati, ese nituramuka tubwiye umwami ibyaba Abayuda bakora tunababeshyera, azatwongerera igaburo, azatwongera uko tubaho. Abahanga baravuga ngo aho inda yatoreye ururimi ruracika. Kandi Bibiliya iravuga ngo niwicazwa no gusangira n'abakomeye ujye wifatira inkota ugakanu, kuko ibyo kurya bye bishukana. Aba bantu bati, dore dutunzwe n'ibwami. Ntabwo twabona rero abantu baganira umwami udutunze ngo duceceke, kugira ngo bashake mu gitabo cyibutsa umurongo wa 15, kugira ngo bashake mu gitabo cyibutsa ibyabaye ku ngoma za ba sekuruza, kugira ngo bashake mu gitabo cyibutsa ibyabaye ku ngoma za ba sogokuruza. Nuko uzabisanga muri icyo gitabo cyo kwibutsa, umenye yuko uwo mudugudu ari umudugudu ujya ugoma, ugatubya abami n'ibihugu byabo, ukabigandishiriza mu bihe bya ba kera, ndetse nicyo cyatumye uwo mudugudu usenywa. Umvira ijambo aba bantu barimo bavuga bati, mwami reba mu mateka y'aba bantu, Abafilisitiya bahoraga babanyaga, za Siriya zarabatwaraga, Abanyababuloni dore bari barabatwaye, Farawo yabamanye imyaka 400, intumwa aho zihagaze zishinze ikirenge zagiye zirenganywa. Jya mu mateka urasanga abo bantu nawe ujya bakunda. Dore Kayini yishe murumuna wa Abeli, yamuhoye iki? Ko nta bugome Abeli yari yamugiriye. Aba bantu bagenda bibutsa umwami bati, nusubira mu mateka yabo uzasanga ko nta muntu ujya ubakunda. Ariko se nuko aribo bajura ku isi,
nuko ari bo bagambanira ubutegetsi ku isi, nuko ari bo banywa ibiyobyabwenge, nuko ari bo basinzi ku misozi, nuko ari bo batitabira gahunda za leta. Ariko Satani umwanzi wo gukiranuka, wa wundi warwanyije Yesu ari ku isi akamurega ibyo atakoze, ntabwo ashobora kwemera ibyiza abantu bakora. Niyo mpamvu abantu bibutsa umwami bati jya mu mateka yawe. Nebukadinezari yari abarimbuye mu kibaya cya Dura, yari abahoye iki? Ntabwo bari basuzuguye ubutegetsi bwa Babuloni, ahubwo nuko iyo abantu bubashye Uwiteka igihe cyose Satani bimurakaza. Turaburira umwami yuko uwo mudugudu niwubakwa inkike zawo zikuzura nta mugabane uzagira hakurya y'uruzi. Ku murongo wa 16 niho ayo magambo atubwira. Namuna nusanga aho bageze hose uzasanga babwiriza ubutumwa bw'abamarayika batatu, abantu bakamenya ikinyoma bamazemo igihe barayobejwemo, bakamenya ukuri. None rero nutinda kurimbura, abantu bari hakuno bose bazabigarurira. Ariko kuvana umuntu, kubwiriza umuntu akava mu cyaha agahinduka umuntu muzima muri sosiyete, akahinduka umuntu witonda, ingo dore zirimo zirasenyuka zirarimbuka. Ubutumwa bwiza iyo buhageze Yesu Kristo akinjira muri uwo muryango ahubaka amahoro. Ngibyo ibyo abantu b'Imana bazira nta bindi, ni ukubamenyesha abantu ibyo umucunguzi wacunguye abari mu isi, akabamenyesha ko ari we gukiranuka kwabo. Ahubwo butumwa bugera, bishoboka ko n'abafite Bibiliya bagwa mu mutego wo kurwanya ababwiriza butumwa bagenzi babo. Kubera iki? Umwanzi. Barababwira bati rero mu mateka ntabwo bajya bakundwa abo bantu. Ikindi, mu mateka aho bageze bigarurira abandi, ntabwo uzongera kugenda ngo usanga hari umuntu w'umukarudayo uhari. Reka da, bazaba baramwigaruriye. Ariko ubutumwa bwiza bw'ubwami bugomba kwigishwa mu isi yose, kandi aho bugeze bwubaka amahoro. Aho bugeze busenyera Satani, aho bugeze abantu bamenya kubaha Imana no kwihimbaza, aho bugeze busenya inzu z'ibigirwamana bitagira umumaro, aho bugeze buvanaho inzangano hagati y'imiryango, aho bugeze abantu basaba imbabazi abo bahemukiye, kandi aho bugeze abantu bari barinangiye barazitanga. Umva nawe icyo abantu b'Imana bakwiye kuzira. Ese uko nicyo igihe abagenzi mu gitabo cy'umugenzi bari barimo bahaguruka bagenda, bageze mu mudugudu w'irimbukiro, bahabonye babona bazarimbuka, barahaguruka barafata icyemezo cyo kugenda. Ariko bageze mu isoko ritagira umumaro, hari abantu babashyize mu rukiko babashinja ibinyoma, ngo imyenda yabo ntabwo isa n'iy'abandi, ngo imvugo yabo ntabwo isa n'iy'abandi, ngo ndetse muri iri soko baravuga ko bagura ukuri kandi muzi ko nta kuri kuba muri iri soko. Ngibyo ibyo abantu bazize. Igihe bari bashyikirijwe inkiko, maze Mukristo uramwizerwa, barushaho gukora iby'ubwenge, bihanganiye igisuzuguriro n'isoni bakozwa, berekana ubugwaneza no kwihangana cyane. Nicyo cyatumye abanyeguriro bamwe bibareshya bakajya mu ruhande rwabo, nubwo bari bake ku benshi. Abo bagenzi babiri bageze mu rukiko, abantu bashyizwe ku murongo baza kugira ibyo barega. Uramutse ugifashwe igitabo paje 95 cy'umugenzi umugabane wa mbere, wakumva babaregaga n'amazina bitwa, wasanga koko arabukurega. None se wowe izina ryitwa Munyeshyari, Mutari Mwikiza, Mwanga Mucyo, abo ni bakurega uzababara. Erega abana b'Imana bakwiye gukuzwa nabo, bakamenya yuko n'ubundi abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarengana. Ukanabimenyera ugatangira gukora umwitozo wo kwihangana. Abantu bose ntabwo ariko bavuye i Babuloni, kandi abatarahavuye ntabwo bigeze bagira ikibazo, ahubwo bahawe Imana. Ezira igice cya 4 kandi umusuhuke wese usigaraho yasuhukiye, abantu baho nibamufashisha ifeza n'izahabu n'ibintu n'amatungo, ukuyemo amaturo baturira inzu y'Imana y'i Yerusalemu babikunze. Kuro aravuga ngo nanze itegeko ngo abanyazwe bose nibatahe, ariko uri buhitamo gusigara nibabimuhore, ahubwo bamuhe impano, bamukunde, bamuhe imitungo, nawe yubaka ubuzima agume mu bunyage. Nyumvira nawe, ntabwo ari bo barezwe ngo dore aba bantu banze gutaha, ahubwo hararegwa bashatse gutaha. Ariko nge nahitamo ibirego aho gusigara i Babuloni,
kandi nahitamo kuregerwa mu ijambo ry'Imana, kuko n'ubundi harimo n'abaregwa ibyo bakoze. Kubona umwana w'Imana arezwe yuko yubaka, ashaka gukiranuka kw'Imana, ashaka kubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami, ngo isi imenyeshwe iby'umucunguzi wayicunguye, nawe ukaburegwa yuko unywa ibiyobyabwenge, unywa amayoga asindisha, unyuranye na gahunda z'isi, ubwo urumva ibirego by'abo bantu wahitamo iki? Tugomba kumvira Imana kuruta abantu. Ubu abari mu ruhande rw'ukuri barahamagarirwa guhitamo ari ukwanga burundu ijambo ry'Imana, ari no guhara umudendezo wabo. Turamutse twumvira ijambo ry'Imana, tukemera n'imigenzo n'imihango y'abantu, twazashobora gukomeza kubana n'abantu, tugura tukagurisha no kubona uburenganzira bwacu bwubahirijwe. Aya magambo ateye ubwoba. Ibyaduka byo misi imiruka ku ipaje 145. Ariko nituramuka dukomeje kumvira amategeko y'Imana, bishobora kuzatubyarira gutakaza uburenganzira bwacu, bitewe nuko abanzi b'amategeko y'Imana bihurije hamwe kugira ngo bashenjegure amahitamo yihariye y'umuntu mu bigendanye no kwizera mu by'Iyobokamana, no kugira ngo bagenzure imitima ihana y'abantu. Muvandimwe, umva iki ijambo ry'Imana rivuga. Nuhitamo ijambo ry'Imana, ugahitamo n'imigenzo yo kwisi, nta kibazo uzagirana n'isi. Ikibazo kivuka iyo isi gushatse ikakubura. Ibitero bya Satani byagiye bigabwa ku bantu bagiye bashaka guteza imbere umurimo n'ubutumwa by'Imana. Nubwo akenshi ibitero bya Satani biburizwamo, akenshi agaba ibitero bishya akoresheje imbaraga nshya, agakoresha n'inzira atari yaragerageje gukoresha. Nyamara igikwiye gutinywa cyane ni imikorere y'ishwe ya Satani, aho akorera mu bavuga ko ari inshuti z'umurimo w'Imana. Bahanuzi n'Abami paje 337. Kurwanywa ku mugaragaro bishobora kuba bibi cyane, ndetse bikabamo n'ubugome, ariko nibyo bizanira umurimo w'Imana kaga gake ubigeranije n'urwango ruhishwe rw'abavuga ko bakorera Imana, nyamara mu mitima yabo ari abagaragu ba Satani. Paje 337 Abahanuzi n'Abami. None ubwo bimeze bityo, tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, mubisha wacu ninde? Abaroma 8:31. Ntabwo dukwiye guterwa ubwoba nuko isi dutekereza, ahubwo reba ko izina ryawe ryemewe mu ijuru. Reba yuko uri mu ruhande ibyanditswe byera byemera. Iryo somo tuzaguma kurikoresha. Yesaya ati nimusanga amategeko y'Imana nibihamya, nibatavuga ibihwanye n'iri jambo, nta museke uzabatambikira. Uyu munsi toro ryasigaye kubera ko rifite intego kubwiriza ubutumwa, isi kamurikirwa n'ubwiza, rifite abarezi tuzi n'abo tutazi. Kandi igiteye ubwoba umwanditsi atubwiye nuko no muri ry'imbere harimo abarezi bihishe mu murimo. Intambara ikomeye ku ipaje 245 baravuga ngo Satani niwe murezi wa bene data, kandi umwuka we niwe utera abantu kujora amakosa n'inenge by'abantu b'Imana no kubashyira ku karubanda. Nyamara ibyiza bakora nibyigere byitabwaho. Igihe Imana iri ku murimo wo gukiza abantu, Satani nawe ahora akora ubudatuza. Iyo abana b'Imana baje imbere y'Uwiteka, na Satani nawe aza hagati yabo. Ibyo si igitangaza. Yuda yagambaniye Yesu babanaga. Ntabwo ari igitangaza. Pawulo akiri Sawuli yahoranaga inzandiko zo kujya gufata abasenga Imana rurema, kandi Pawulo nta bugome yari afite, ahubwo hari ubujiji mu bwonko. Yarwanyaga Yesu Kristo, arwanirira Mesiya. Wabatandukanye ute? Yesu Kristo ni izina ryahawe abantu, risobanura ngo kuko ari uzakiza abantu ibyaha. Mesiya byavugaga uwerejwe umurimo cyangwa wasizwe. Ariko Pawulo yakumva avuga izina rya Yesu akarimbura. Twebwe dutegereje Mesiya. Umva ubujiji yari afite. Ariko igihe yari amaze guhinduka, agiye mu ruhande rw'Imana, babandi bahoraga bamutuma, bahoraga bamuhiga, bamugambanira ku Baroma. Yesu azi ingorane za buri muntu, yita cyane ku muntu utagira kivurira, ugundagura n'imitego y'umwanzi. Impapuro zo kubohoza ubwoko bwe yazisinyishije amaraso ye. Niyifuza ko baguzwe igiciro nk'icyo batsindwa ngo barimbuke. Uyu munsi ahagaze ku ruhimbi rw'imbabazi, atura Imana amasengesho y'abifuza ubufasha bwe.
nasubiza inyuma umuntu umusanze yicishe bugufi, atanga imbabazi zisesuye. Umuntu wese ubishaka ashobora kwisunga imbabazi z'Imana. Yesu yakira abamuhungiraho atiteye ku byo babarega no ku mpaka babagisha. Nta muntu cyangwa umumarayika mubi ushobora kubakoma imbere. Kristo abambika kamere y'Imana muntu. Amaraso ya Yesu yuhagira ibyaha byose. Rengera ubuzima, igitabo cya mbere, paje 37 na 38. Kandi muvandimwe, ndagira nkubwire ngo ushimire Imana yagushyize mu itoro ryayo. Kandi umwuka wo kurega uwihane nk'uko wihanye ibindi byaha byose bishoboka. Kuko n'ubundi umurimo uzarangira, kandi ntabwo umurimo uri mu biganza by'abantu, n'Uwiteka uwiyoboreye. Ntabwo urugendo rw'Abisirayeli wabona ko rwashoboka ukurikije ingabo za Farawo. Urebye inyanja yari bari imbere, urebye imisozi ari iburyo n'ibumoso, ntabwo byashobokaga. Ariko ho bidashoboka niho Imana iza ko ari Imana koko. Niho Imana itwereka ko ahazaza hacu ari mu biganza byayo. Gira Imana icyizere kandi wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose. Ukunda Imana kandi ukunde n'abagenzi bawe. Numara kugira urwo rukundo wo gukunda abagenzi bawe, icyo wasabwa cyose uzagikore kugira ngo n'abandi bamenye Imana. Erega iyi Mana usenga yo mu ijuru, iyi batura umutima, hari abo byasize ubuzima babutakaje kugira ngo umenye ibyuzi. Kugira ngo Bibiliya ibumburwe mu rurimi wumva, ntabwo ari imbaraga z'umuntu zabigezeho. Benshi batanze imitungo yabo, benshi ntabwo baryamye, benshi bavaga mu mahanga bajyaniye ubutumwa andi mahanga, baranahagwaga ntibatahuke kugira ngo umenye Imana. Kuki wowe wakungumiriza igihe cyawe cyangwa se ukakugumiriza ku butunzi bwawe utitangana n'ibyawe mu murimo ngo ivuga butumwa ryihute? Aho niho ngira ngo umenye ko igihe Imana igushyize mu itoro ryayo, inaguha inshingano yo kuba umubwiriza butumwa. Wandiko dusoma muri Bibiliya nk'urwandiko Imana yaduhaye, iragira ngo urwo rwandiko rusomere n'abandi. Kuko ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 3:17 haravuga ngo, kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi witeka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Ntabwo Yesu Kristo ari mu isi kugira ngo acire abari mu isi witeka. Yarambuye ibiganza hagati y'ijuru n'isi, ari wowe ararika. Kandi biriya biti bibiri yagiyeho, nubwo hari amadini agaragaza igiti kimwe ku mpamvu yayo, kandi abayoboke bayo bakaba batavumbura ibanga ribiri inyuma, banyuzwe n'izo nyigisho zitari ukuri. Igiti gihagaze ni isano, ni urugendo Imana yakoze ije gushaka umunyabyaha. Ariko igiti gitambitse nanone abamaze kugera i Karuvari bakahabonera kubabarirwa, bakahabonera ibyiringiro by'ubugingo, nanone nabo babiruma kuri bagenzi babo. Kandi Imana inezezwa no kwiyunga n'abari mu isi binyuze muri wowe nanjye. Ariko nawe ugomba kubanza ukamenya yuko binyuze muri Yesu nawe wamaze kubona ukungana ijuru. Reka Yesu ahe umutima wawe amahoro. Reka Yesu agutandukanye n'icyaha cyakwizingiyeho. Reka Yesu yishingira hazaza hawe. Kandi igihe Satani aguhagurukiye ashingiye kuri za ngingo twabonye, iya mbere niyo gushaka kuva mu bunyage, iya kabiri ni ugutegura aho Imana izatura, umurekere umurimo wo gukurega, we wifuze kuba mu ruhande rw'Imana, utuze kandi wiringire Uwiteka. Igihe ukiri mu itorero no mu isi, ugendere mu bushake bw'Imana, kandi Imana izakuyobora mu kumvira. Kandi uzumvira kurenza ibindi ni Imana umuremyi wawe. Kandi nzi ko numara kumvira Imana, n'ubutegetsi bwo mu isi uzabwumvira, kandi uzabwumvira none bitakuvuna, ndetse na gahunda nziza y'itorero riyoborwa n'ijambo ry'Imana zizakunyura. Reka dushimire Imana ko yaduhamagaye. Reka dushimire Imana ko tutakiri muri Babuloni. Uramutse wumvise iki cyisho ukumva ari ibimenyetso by'i Babuloni, ni ukudasenga Imana yo mu ijuru,
ni ugukora ibyangwa n'ubushake bw'Imana. Abasambanyi babarizwamo, abasenga ibishushanyo babarizwamo, abarwana, abasebanya, abavuga ibidatunganye. Reka Imana yabatuye abayuda i Babuloni ibatura umutima wawe, kandi tuze mu mutima wawe umunezero w'abacunguwe. Mbikwifurije nanjye ngiyifuriza ngo Imana yo mu ijuru ibiduhere mu izina rya Yesu. Tugiye kongera dushima Imana. Mana yacu data wa twese, tugushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye kutwitayeho. Wayoboye abise bava mu Misiri, uyobora bwoko bwawe buva i Babuloni, uyobora abana bawe mu rugendo turimo tugikana niyo mu ijuru mu izina rya Yesu.